si ukwibuka ko umwaka mushyashya ugiye kuwinjiramo gusa ahubwo uhita unatekereza urugendo rw'imisozi n'amataba rw'ibirometero 365 wagenze mu gihe twaba tugereranyije ko ikirometero kimwe kingana n'umunsi. Mutima wanjye, tera hejuru wishime uririmbe unezerwe kuko ndi amahoro. Uruhererekane rw'amezi 12 ariko mbona neza n'uburinzi bw'Imana ni iby'agaciro ntagereranywa. Nshuti yanjye, nyemerera nkwifurize gutera intambwe ihamye ikugeza ku butsinzi muri uyu mwaka mushyashya dutangiye. Imvura y'imigisha izakunyagire kandi Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se izaha umugisha imirimo yawe, amatungo yawe, akazi kawe n'urubyaro rwawe rwose. Nuhindura page urasanga nta kintu cyanditseho. Iyo page n'umwaka mushya w'2022, ikaramu iri mu biganza byawe nicyo gihe ngo wandike chapitre ikurikira y'ubutsinzi mu gitabo cy'ubuzima bwawe. Humura, iyakuriza ibyago byahise ntawe yagiye. Genda uko imbaraga zawe rero zingana, Imana muri kumwe. Umwaka mushya muhire.